hanyuma Messi ni umukinnyi wa mbere ku isi mu mateka ya ruhago kuva ruhago yaremwa araza imbere ya Pele, Maradona, Ronaldo, Johan Cruyff, Ronaldo Fenomeno, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano na Ronaldinho Gaúcho. Bivuzwe nande kubera iki hari urwego rwitwa IFFHS urabyumva iyi ni observatoire ni urwego rwitwa International Federation of Football History and Statistics ni urwego rushinzwe ibarurisha mibare umupira amateka n'amateka urwego rero iyo murubona ngira ngo mukunda kurebaho ama ranking n'amastatistique mbeza ku myanya yabo n'ibindi byinshi n'urwego rwubashywe cyane umupira w'amaguru maze igihe rwakoze men's historical all time world best players top 10 y'abakinnyi beza 10 mu mateka ruhago kugeza uyu munsi aha rero niho bahereye batondeka urutonde rw'abakinnyi 10 beza kuko urumva amaze igihe deba ninde mwiza ku isi nta rwego rwakwizerwa kurushura kuko rwo nibura at least rugira records z'ibintu byose byabaye ikirenge cy'umukinnyi cyakoze mu bakwizerwa ariko ni FIFA urukora na FIFA urutanga data n'undi rukora na FIFA urutanga data no gutwa international donc urutanga data mu bitangazamakuru mu nzego z'umupira muri FIFA n'ibindi. So Lionel Messi number 1 numero 1 di tutti i tempo, Pele numero 2 mbere nambe ho no hateje deba cyane umukinnyi ufite ibikombe by'isi bingaye harya Sami Pele ibikombe 3 by'isi ngoro umukinnyi wa kabiri mu mateka ya ruhago igikombe cy'isi cyane yakinnye afite imyaka 16 yakinnye ari muto cyane kubera iki Messi iraganye tu nta nubwo byuzuye iraganye tu sofrie hari ibintu byabaye nubwo biba bivugitse neza byabaye mu gihe cya Pele atatwaye ibyabaga mu buryo bworoshye ni dema Pele abo umuntu uri navuga ko ari classique cyane ntabwo yigeze akina ku mugabane w'Uburayi icyo kintu cya mbere gituma Pele kimwambura amanota. Messi abayeho mu gihe umupira uri modern abakinnyi benshi imitego yose yatezwe yarayitsinze. Messi yatwaye Champions League, yatwaye ama-Ballon d'Or, yatwaye igikombe cy'isi, yatwaye ibikombe by'imbere ku migabane, yatwaye muri club buri kimwe cyose. Ntekereza ko Messi urebye ama-Ballon d'Or 8 kuko ugiye kuvuga ngo umukinnyi mwiza ku isi Ballon d'Or ihabwa umukinnyi mwiza ku isi warushije abandi ku isi niba zifite inshuro 8 na umuzana ibikombe by'isi kuko ibikombe by'isi ni je collectif ibyo bikombe barakubwira ati 5 hari Garincha hari bamazinya n'abandi batandukanye iyo igikombe kigushyira kuri top ubwo ari n'abafana ba Cristiano bakana bavuga ati igikombe cy'isi ntabwo ari cyo cyamugira uwa mbere ati kuko nkaka karavuga ati ibyo byose narabitwaye ariko sindi umukinnyi wa mbere ku isi kaka ntabwo byo byemeye aravuga ati nkanjye byose narabitwaye Champions League narayitwaye Ballon d'Or narayitwaye igikombe cy'isi naragitwaye ariko sindi umukinnyi wa mbere ku isi. Igikombe kiri muri je collectif ubona nyine Pele hari ukuntu n'ibitego twakuza batubwira ko yatsinze ibitego 1000 fifiza kubihinyuza ivuga ko itetemera iby'igihumbi. Ikintu cyo nyine gisobanura Pele nuko atakinnye kuri level international nicyo kintu cyo ubona kimwambura amanota naho ubundi kujyanye n'igikombe cy'isi wenda yabukiye mwiza mu mateka y'igikombe cy'isi kuko mu mateka Pele no muri bitatu ari kimwe bavuga yuko yari ari mu kintu usanzwe ari mu 16 cyane ataranafite rwose n'ibintu bitangaje afite statistiques zidasanzwe je nabonye basenya bava kuri Goodson ngo niyo stade yonyine Goodson Park Pele yatsindeho umukino w'igikombe cy'isi gutsindwa umwe wonyine batsindwa na Portugal n'ibyo twavuga bindi bya Pele ikindi wenda bajyavuga ko abantu bakoze ibintu imbere y'abandi abantu barabubaha bakanabatinya ni conflit de generation uhari n'abantu bakora ama video ngo ibi byose tubona ngo Pele yarabikoze amacenga amadribble amafente n'ibitego byinshi nta wabihakana ni umukinnyi mwiza udasanzwe ariko kuri iyi level ya competition ba Messi bafesinze muri club bakanayifesinga muri nationale
akabasha gukora iriya mibare y'ibitego, akabasha gukora ziriya assist, akabasha gutwara biriya bikombe mu maklebe no muri national, akabasha kugira ziriya trophée individuelle za Messi. Ibihe nibisa nk'ibinangana ndabyemera kuko imyaka ya Pele ntago ariyo ya Messi, nyine igihe bakiniye kiratandukanye, ariko by'ubutabera ntabeshye sinabonye Pele akina, ariko statement yanjye ntiyaba yuzuye nk'umuntu waba yarabonye byose, ariko sinyantekereza ko ari ikintu Messi atahayise umupira. none se Abdera icyo nukomozaho abantu bamaramo amasaha yose baganira ku mupira avuga ngo Messi Cristiano who is the GOAT, who is the greatest of all time, ahubwo IHHFS igafata abakinnyi babiri kabashyira hagati ya Messi na Cristiano, kuko hagati harimo Pele na Maradona, ahubwo birakwereka ko intera hagati ya Messi na Cristiano ishobora kuba ari ibirometero byinshi. Acunge neza ahubwo batazajyamo n'undi. Lionel Messi nta wundi uri hafi mu bakina cyangwa abakinnyi vuba. Muri Ronaldo wamugeze wa kane. Lionel Messi hari icyubahiro yagize mu mupira w'amaguru, ntekereza yuko kidasanzwe. Burya ari tureke iby'igikombe cy'isi, wenda igikombe cy'isi nacyo kirerite cyane, ko nk'izi saha Ronaldo Nazario de Lima tumufata nk'umwe mu bataka ba danje wabayeho kwisi abikoresheje ibikombe by'isi, nta Champions League agira Ronaldo Nazario de Lima. Ariko Lionel Messi ujye imagine umukinnyi wo mu winga, niwe Pep Guardiola yagize ibihe runaka byo kumukinisha nka force 9 cyangwa se nka nimero 9 upfuye, ariko ujye wibaza umukinnyi watwaye inkweto ya zahabu ku mugabane w'Uburayi inshuro esheshatu atari typical number 9. Inshuro esheshatu ni kuvuga ariwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona eshanu zikomeye y'Uburayi. Inshuro esheshatu Cristiano Messi inshuro esheshatu ari umuwinga atari ari umuplaymaker. Messi se ubundi umwanya we murawuzi? Messi nta mwanya agira, akaba Messi ikintu cyitwa free roll, iyo bamupanga mu kibuga bamucisha ku ruhande muri batatu b'imbere, ariko Messi mu by'ukuri abakina 10 inyuma rutayizamu. Kano kana se sibyo bikagora muri national, kano kana ka Dybala yaje muri national aravuga ati njibingera no gukina umwataka Messi arabataba n'inshotira ko bapanzemo muri batatu b'imbere ku ruhande batiyave hariya naho kwifasha none rukira ubura utaro. Iyo Messi arimo Lautaro arabura kubera iki? Messi aravuga ati urewe ukunda gukina muri abataka babiri ugakina inyuma rutayizamu aho ni ushotira. Messi ubundi mu by'ukuri nka 10, ariko Messi naza Messi ni nimero 10. Messi ni na Ronaldo yakubeshya wakorera Ronaldo yakubeshya ngo mu winga Lorenzo ikintu cy'urucanga Ronaldo ni rutayizamu. Ronaldo ni kuri amateka ntabyo winga ibyo winga bisize muri mane ya Messi Ronaldo. Harimo abakinnyi babiri hagati yabo, intera hagati yabo, ariko nge sindi yakana umva impamvu nge mbyemera irakabije. Umva impamvu nge mbyemera Ronaldo ni umukinnyi ukomeye. Iyi ni deba twese abantu bakunda Ronaldo tutajya twakira, ni umukinnyi ukomeye. Nabira bavuga ngo ntataragira ntiwatsinda ibitego bijya muri 930 na udafite impano, uwo bivuga bari hafi none ukagera ku rwego ari we watsinze ibitego byinshi mu mupira w'amaguru ku visi yabaho. Icyo ni ikintu kiri crazy, ni ikintu giteye ubwoba. Ubundi cyakabaye kivugwa hari nk'amatemple yandi yo muri China yandi yaba monko bakabaye bamaze kuzamuka kumwe babashengera bari mu kirere, tukakabaye tuvuga babasaza bapani babayakuza bakoye n'inkota byakabaye isi y'umucyo n'iy'umwijima kakanya zose byakabaye nka papa umwotsi uri kuzamuka w'icyo kintu. Ni ikintu man ubwenge bw'umuntu n'ubyakira twese kuva Kigali Islamabad ukambuka ukagenda ukagera Kuala Lumpur ukambuka ukazajya mu dugu nka za Bhutan ukazajya ukatukaza za Myanmar. Umuntu wese yakandagiye ku mari nta muntu urusha Ronaldo ibitego, icyo kimwubahira. Ariko hari ikintu kidahinduka, kuzura bigira ikibigena. Icyo kintu cyitwa ibikombe abantu ntibajya bagiha agaciro. Iyo umufaransa avuga ngo iraganye tu sofriye, ikintu cyose Messi yakiniye yaragitwaye. It's a fact. Messi Cristiano yakiniye igikombe cy'isi ntiyagitwaye, kandi yakiniye inshuro wabindura hidida yaragitwaye ntiwagitwaye ntugitware. Wimbwira ngo igihugu cyoroshye ngo igihugu gikomeye ngo niba ari umwaka w'igihugu kitakwanye kiza ni ibyago byawe. Ni marera tuanagari ntago bireba Messi. Twubahire ikintu cyitwa inkangara uko zimeze. Mujya mubona mu maturo mu barokore, reka mbijyanye no mu barokore. Abarokore bagira ngo ni igiseke cy'Icyacumi,
bakagira igiseke cy'amashimwe, bakagira igiseke cy'amatora asanzwe, bakagira igiseke cy'inyubako n'ibindi igiseke cy'icya 10 cya Ronaldo nta kintu kirimo, nta bahasha yashyizemo. Tukijyanye n'igikombe cy'isi, ka Messi karaje karatura mu bya 10, karatura mu nyubako, karatura mu yakorari, karatura mu mashimwe, kadumbukiza n'icya 10. Na in fact yarabikoze ntiwariburana, kandi yabikoze ari average, kuko deba yakabaye nibyo kakavugaga ngo senge sinagitwaye. Yes you did that, ariko muri class ntiwaza muri class ya mu bitego nturimo, muri assist nturimo, Ballon ufite kamwe, ibikombe ufite bike, uhinduka average imbere yabo. None Messi yakoze ibintu nibyo Ronaldo yakoze, kandi bose bari kuri niveau yo hejuru. kuzababarira randari koromuhani bizagora. Ubundi nicyo kintu cyo, ubundi ni abantu honyine, ubundi yo nekereje randari koromuhani ntusinzira keretse duhe nko kumaga korodoro turi nka babiri mfite n'abo ngo bose mfite nk'inoti ya senkani, nuko ntabwo nti umuntu bituriye umurimo wakoze, ntabwo ari ibintu by'irwanda. Randari uriya mupira umwe wahinduye isibo, wahinduye igitereko, wakoze ibindi bintu nyine. mujya mumenya impamvu abakongomani bagira amazina 3. ubundi nabo bajyaga bagira amazina ni histoire, ariko nawe na papa wanjye noneho ngo Mobutu yigeze kujya i Paris. Noneho ageze i Paris asanga bajya bita imbwa, udupusi, amazina amwe y'abantu azi. Ugasanga imbwa yitwa Laurent, urugo nyine aho ngaho, ugasanga imbwa yitwa Mercure, n'amazina y'abatagatifu bro cyane rwose. Noneho kwa Rene, noneho ngo aravuga ngo ntitse ibintu bishoboka bite, ni gute? Ubwo nibwo yarakijyaho nyine bamaze kwica uriya mugabo wari minisitiri w'intebe banakomeye cyane Lumumba, mu ngendo ze za mbere mu Bufaransa kabisa. Noneho aravuga ati ni gute hari abantu ndi kubona hano biteranwa n'udupusi n'uduki kandi tubafite mu rugo. Asubira aravuga ati mva rero mbagaze nk'umupilote yitwa Rene, hariya kuri hotel Matinyo, kandi none ikintu cy'abazungu ayihamagara nk'umuntu, ntabwo ayita itungo. Est-ce que tu as mangé? Ayifata nk'umuntu akayisoma niba ari akabwa femelle. Oh, est-ce que elle a mangé? Ukagira ngo ni nk'umwana. Get out. So aho rero mu butungo yagarukanye igitekerezo ngo cyitwa zairinization, ngo twongere dusubire ku mazina yacu y'amazayirwa. Noneho akavuga ati niba ufite izina ry'iri zayirwa ku gihugu cyitwaga Zaire nyine, ati shyiramo n'irindi ryongera, ati ababiri yanyu y'igihugu cyanyu ube wuzuye gusumunde, ati nubishaka wumva nta kintu gutwaye ushyiraho n'iryo ryabo ry'abakurenge ntacyo bimbwiye, ariko kugira ngo ube wuzuye gira abiri yanyu. We yagiraga menshi turayagarukaho, ariko ubwo niho wumvaga umuntu yitwa chancel, ubwo ni ry'igifaransa, Mbemba Mangulu, ubwo ni Mbemba Mangulu. Noneho nubishaka shyiraho chancel, hanyuma niba wenda tuvuge umukinnyi wenda wafite wenda abiri, buriya bajyana n'utundi ngo ni gi, bajyana n'utundi ngo ni gi, n'utundi tugufi twinshi cyane. Oya urumva hari n'abagiraga menshi nka Mobutu yitwaga bagira menshi abakongomani. Hari n'abisekuruza cyangwa nk'uriya mwataka yitwa Fiston Kalala Mayele. Ubundi amazina y'ubwo ni Kalala Mayele, ise ni Mayele. Akenshi izina rindi bashyiramo nyine iryo rindi wumva rindi nk'iryo Mayele. Muri ayo abiri y'abakongomani rimwe riba ari irya so cyangwa ry'igisekuruza cyawe, niko akenshi bakunze kubigenza, bagafata izina rimwe bamwiserye ry'iri kongomani bakashyiraho n'iry'igisekuruza cyangwa irya se, bakabona gushyiraho iry'igifaransa nyine ry'abakoloni. So ariko nka Mobutu yitwaga menshi, yitwaga Mobutu Seseko Kukungwendu Wazabanga, noneho agashyiramo n'ibindi yishaka mu kandi kitwa Kalikolo, nkabura kandi wongera yajyaga yitango ni Egre do Kawele. Uzi Egre do Kawele? Kawele niwe yari afite nyine nk'inzu y'umutamenwa yabagamo nyine iteye ubwoba, akaba ngo ni kagoma yaho. Barako makuru ya televiziyo nationale atangira ya Congo, bajyaga kwa kundi ibi bintu twe tutazi nyine byo navuga nko kufata nk'ikintu no kucyeditinga ariko ugashyiramo nka montage. Yego,
mani yamanukaga mu ndege noneho bakamugaragaza ari kumanuka noneho we nkawe ameze nk'aho ari kuguruka nk'umumarayika uri kuva mu ndege hejuru indege ikabanza igahindira mu gicu akava mu ndege akamanuka atari mu ndege akamanuka akagera hasi yarandinga bati amakuru kuri televiziyo ya kongo aratanga ku egere boka we umukongomani yagira uburuho bicaye kwari igihe nabaye izabuka mu gatoya yajyaga yibwira ngo aseka ese uriya mutara munini urabona perezida yatege doka we aramanutse zinyuranamo na star mu makuru international wabaga amanuka mu gihe none wumve nk'umuntu wakoze editing yakoreye nko muri France cyangwa muri Belgique umukongomani arazi ko ibyo bintu nk'amadolari ubwo bamuhaye ubwo arabatije ibyo imbombo perezida wa kongo Mobutu yagera gushya ngo mu bintu byamushimishaga ni ukubona abantu baje bakarya bakanywa banywa n'inzoga zihenze iwe yarangiza bajya gutanga yicaraga ku muryango w'inzu abashyitsi benshi abajenerali abana b'abakire n'ibiki akazajya yohereza amafaranga amadolari wahaye 1,500 maze ngo akishima cyane agaseka yambaye ya myenda y'isa n'iyingwe abareba bataha ahagaze kuri bariko avuga ati nabatayemo yitaye kuri kaburimbo zitubatswe n'umubwire yabazaniye umurwano n'abande jango hari mu gihe cyazana Mohamed Ali ni hari umwe mu basaza bigeze guhura nawe bigeze kumbwira ngo bigeze guhura nawe bazi ko atari umuntu justice de Dieu ni umusaza yakoraga ibintu bya massage noneho hari premier ministre witwaga Kengo Adondo aza kurwara icyo gihe ba papa bigagayo ni umuntu w'umufamiliye noneho uwo yigaga muri ibi byo bya medicine ariko yo kumasa none hajyayo nyine kumasa mama wa ministre w'intebe asanga rero Mobutu yabasuye ngo baviye baraho bari kumwe n'uwo mugabo wundi witwa Vena no kubona bamwokereje ikigori akakivunamo akaguha ngo musangire ngo wumvaga ari ibintu bidasanzwe ko ukuntu bamutinyaga ngo wumvaga bitabaho bati uyu cyangwa n'undi muntu ariko nyine mana ukongomani babaho mu bintu bisekeje nyine nk'icyo kintu uburyo bakishyizemo bakacyemera ngo ni kagoma mwana nawe akazajya bamugicu anyways